Indimbo iyo ndayikunda. Aha uzabahe bahanzi rero. Jewe umuhanzi nitwa umuhanzi inzi nuriya yitwa Diamond. Inde? Diamond. Umunyarwanda niwe wavuze ati ibyishimo ntibijya bihoraho muri ubu buzima. Bari batatu ariko hasigaye umwe rukumbi mu gahinda kenshi. Kuva natangira umwuga w'itangazamakuru, iyi niyo nkuru nasomye maze agahinda nanjye kakanda abanivu. Ubaye warakurikiranye izi mbuga nkoranyambaga kuva mu myaka inishize, ntiwabura kuba warabonye aba bagabo basetsaga ndetse bari bafite ubugufi budasanzwe. Ariko igiteye agahinda kugeza na n'ubu benshi ntimuzi irengero ryabo ndetse ntimuzi iherezo ryabo. Ese byabagendekeye bite? Mu nkuru y'incamugongo twabonye ndetse natwe igatuma agahinda katurabivu nuko bamwe batakiriho. Ese aba bagabo bari bafite ubugufi budasanzwe, byanavugwaga ko bafite imyaka nk'iy'igikona, baba barishwe n'iki? Ubu se uwasigaye we ninde? None se asigaye abahe? Mu nkundire tubumbure inyandiko z'amateka, twijandike mu mateka y'aba bagabo bari bafite ubugufi bukabije cyane, bari batuye mu karere ka Musanze, tumenye byinshi kuri bo. Ku musozo w'iyi video turuze kuganira n'umwe muri aba bagabo basigaye, aturondorera iby'agahinda ke ndetse atubwire n'imibereho hasigaye abayeho muri iyi minsi. Nje ndi Rambona Jacques, iyo ni Sura TV 1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Nyaboneka niba ari bwo bwa mbere wisanze kuri umuyoboro, urasabwa ko wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro nk'ibi bibumbatiye amateka yabo twihebeye mu myaka yashize kugeza na n'ubu bize bigusesekaraho ku gihe. Niba ukanze subscribe, nkwifurije umunsi mwiza, nkwaye ikaze. Hanyuma se abavandimwe bawe hanyuma yo kubabura wabyitwaye mute? Sorry, ntabwo bijya bikorera kubivuga nyine nyuma yo kubabura, ndabyumva ko wahuye n'ikiniga. Hanyuma se ubuzima bukugendekeye bute nyuma yo kubabura muvandimwe? Dutangiye ducya benshi nimwabura kuba mwarakunze aka gatwenge. Buri munsi baramamagara. Ubundi aba basaza bari batatu bari batuye mu karere ka Musanze, bari bafite ubugufi budasanzwe. Amazina yabo, umwe yitwaga Buhigiro Andre, akaba ari nayo wari mukuru, agakurikirwa na Rudakuba na Paul, ndetse bakaza no kugira undi muvandimwe wabo witwaga Sindi Kubwabo Peter. Aba bagabo bari batuye mu karere ka Musanze, umurenge wa Musanze, akagari ka Cyabagarura. Bamenyekanye cyane ku bitangazamakuru byagendaga bibasura, ndetse benshi mugatangira kureba amavideo yabo cyane ko yabaga yiganjemo byinshi byatumaga namwe munyeganyeza iminwa, ubundi mugaseka kakahava. Nuko nabibabwiye, Andrea niwe wari mukuru, yari umusaza wakundaga gusetsa cyane. Gusa ibyishimo ntibijya bihoraho muri ubu buzima, harabaye ntihakabe. Kugeza na n'uyu munsi bamwe muri aba bagabo ngiye kukubwira ntibakiriho. Uyu niwo munsi agahinda kajujubije imitima y'abakurikiraga abagabo. Ndavuga ko hari tariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022, Rudakuba na Paul yashize mu mwuka. Nkuko abaturanyi babituganiriza ndetse nuko abavandimwe babivuze, bavuze ko ku itariki 24 ubwo Paul yagaragaraga aganira n'abaturanyi aseka ndetse ibintu bisa naho ari byiza, ariko ngo mu rupfu rutunguranye bwagiye gucya kundi munsi wari ukurikiyeho bumva inkuru y'incamugongo ivuga ko Paul Rudakubana yitabye Imana mu rupfu batasobanukiye imvano yarwo. Bidatinze agahinda kakomeje gushira kandi ari bagara. Tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2023, nyuma y'umwaka umwe ubwo Paul Rudakubana yararangije kwitaba Imana, undi muvandimwe witwa Andrea nawe yaje kwitaba Imana. Niba wakurikiye video neza wabyumvishe neza ko Andrea yari we mukuru muri aba basaza batatu bari bafite ubugufi budasanzwe.
birumvikana hasigaye umwe ari nayo nakubwiye witwa Sindikubwabo Peter. Nuko Sindikubwabo Peter bidutangariza avuga ko mukuru wabo ari we Andre witabye Imana tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 2023 yari yaravutse mu mwaka w'1958. Ariko nk'uko Peter umwe muri aba basaza basigaye abituganiza avuga ko uyu mukuru we ibyari byanditse ku irangamuntu atari cyo gihe yavukiye cya nyacyo, cyane ko atubwira ko yapfuye afite imyaka 85. Nk'uko ibitangazamakuru bibivuga ndetse n'uko ubuhamya bugenda bitubwira, bivugwa ko aba bagabo bavukiye mu karere ka Muhanga ubundi bakaza kwimukira mu gihugu cya Uganda, ni nabwo bagarutse mu Rwanda bimukira mu karere ka Musanze. Ubwo bageraga mu karere ka Musanze, ubugufi bwabo bwatangiye gutangaza benshi, maze bituma manager wa hoteli Muhabura atangira kubizera ko yabahereza akazi ko guseriva abashitsi baje gucumbika muri iyo hoteli Muhabura. Aba basaza batatu batangiye gukora akazi k'ubuseriveri, ubwo ndavuga gutanga serivisi muri hoteli Muhabura. Nk'uko ubushakashatsi bugenda bubyemeza, bivugwa ko aba bagabo bafite metero 1 ndetse n'ibiro 20 nk'uko Kigali Today yabitangaje. Aba bagabo nk'uko babituganije bavuga ko ngo bakigera mu karere ka Musanze ubwo bavaga mu gihugu cya Uganda nta kindi bakoraga uretse kudoda inkweto. Bavuga ko ngo ubwo manager wa hoteli Muhabura yabahamagaraga bakoraga akazi kandi bakishimiye aha muri hoteli Muhabura, ariko kandi ngo bataha kwa mwishwa wabo ngo mu dufaranga duke bakuyemo byatumye nabo bigondera akazi gatoya maze batangira kubaho bibana. Abanyamakuru batangiye kubasura umunsi kundi, cyane cyane bavuga ko bashimira Yago Pondati wabamenyekanishije mu gihugu cy'u Rwanda hose. Birumvikana nabicishije amatsiko, benshi muracyafite amashushu yo gukomeza kwiyumvira tumwe mu tuvideo twagiye dufatwa n'abanyamakuru ubwo basuraga aba bagabo. Ariko kandi mwibuke kuba mwakanda subscribe. Barabivuga ko nanjye nako nabyemera. Kubera iki? Ariko ubu ngubu ahubwo nongeye ku umusitari. ubu ngubu wowe wemera ko uri umusitari? Yewe Lata uri superstar. Kabisa wowe agatwenge kaza nanjye nuko nawe ntuko Lata muri abasitari. Iyo muri guca mu nzira abantu ntabwo baba bitegereza cyane cyane. Mubigenza gute se babitegereje cyane? Urabihora ukigendera. Abashaka kwifotoza se muranga. None se ko ari wowe usa naho uvugira bose ni ukubera iki? Imana y'umuntu iba yaramuhaye. Wow. Niki uvuga kuri mugenzi wawe? Mugenzi wawe nicyo wamuvugaho? Ni byiza. Ni byiza. Wowe nicyo wamuvugaho muvandimwe uyu nguyu? Nta kibazo. Nta kibazo kirata. Abavandimwe bandi nicyo babavugaho? Wowe abo bavandimwe bawe nicyo babavugaho? Nyine murakundana, murasangira? Turakundana nyine tukubahana nk'uko twasigaye turuhanye. Yego. Nibyo rwose. Ninde muhanzi uzi? Yewe Jay Paul. Jay Paul? Ari indirimbo Jay Paul uzi? Ari indirimbo imwe ya Jay Paul uzi? Bashamye kuririmba yego kore kuba mbanda bayikore nkamukunda. Wamya kuririmba. Okay. Diamond isuramuzi Diamond. Mubona nyine ari kurapa nyine ku mashusho. Bora nabana kumasha kumasha. Okay. Arabakiri ba filime uzi? Filime bona abanyamakuru se? Abanyamakuru? Ninde munyamakuru uzi? Mbonye ni mwebwe. Okay. Wowe hari umuhanzi uzi? Umuhanzi uzi? Umuhanzi? Nta muhanzi. Ni umupira w'amaguru. Ufaniye ikipe? Musanze. Ya Musanze. Wow, ikipe yanyu. Yiwanyu. Yes, ufaniye. Ni nuko dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Niba hari ibindi mwifuza kubamenyaho mwambwira nkabikoraho ubushakashatsi ubundi nkabagereza kuri uyu mirongo mugari y'ibyegeranyo mu Rwanda. Nje nari Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV1, umurongo mugari y'ibyegeranyo mugezwaho. Mugira impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese.
cawu cawu.